by'agaciro kurusha ibindi. Ndagushimira ko twababariwe. Amaraso ya Kristo yadukuyeho urubanza n'umuvumo wose. N'ubuntu tutabona uko tuvuga, n'ubuntu rimwe na rimwe tutabasha gusobanura nk'uko buri, n'ubuntu butagira akagero. Imana kwambara umubiri ikaza gucungura umuntu. Njyewe narinde, twari bande kugira ngo tugirirwe neza ingana gutyo. Ndakwinginze Mwami muri iki gitondo ngo wongere kure ku maso yacu, ukore ku maso yacu kugira ngo tumenye ubwo buntu butagira akagero twagiriwe, kugira ngo tubusigasire, kugira ngo tuburinde, kugira ngo tuburinda n'ifuhe ryinshi. Kuko n'ubuntu butagurwa amafaranga, n'ubuntu butagurwa ifeza n'izahabu, n'ubuntu umuntu atakwiga ngo aminuze noneho abugereho. N'ubuntu tubonera muri Kristo Yesu. N'ubuntu bugera ku banyabyaha, n'ubuntu bugera ku baciriritse bukagera ku bakomeye, n'ubuntu bugera ku bantu bose bari muri iyi si. Ndagushimira neza watugiriye. Warakoze Mwami, warakoze Mwami. Iki gitondo wakongera ugakora ku matwi yacu kugira ngo tubashe kumva ibyawe. Erega hari igitwikirizo umutware w'iyisi ajya atwikiriza ubwenge, bikabuza umuntu kukumva, bikabuza umuntu kukubona, akakuburira aho uri, akabura ijwi ryawe aho riri, akaburira umunezero aho utangira, akaburira amahoro muri wowe. Kandi waratubwiye ngo utanga amahoro atandukanye n'uko isi yatanga. Ariko hari igihe umwanzi Satani yiherana umuntu akamubuza kumva ibyo byiza utanga, akamubuza kumenya imirimo yawe ihambaye. Nyamara uracyakora, nyamara uracyariho. Kristo ko wari uri kera niko ukiri na n'uyu munsi, niko uzahora iteka ryose. Ntacyo ufite naho ubwoko bwawe, ariko uragifite. Wakiza indwara, wakiza agahinda, wakiza ububi bwo mu mutima, wacagagura ingoyi z'icyaha, watanga amahoro menshi, wakiza agahinda no gushenjagurwa k'umutima, watanga ibyiringiro ku mutima wihebye, wakora ibidashobokera amaboko y'abana b'abantu, wakora ibyo abadukunda batatubashiriza, wakora ibyo amafaranga yacu atadushoboreye, wakora Mwami w'abami. Wakongera ugakora, wakongera ukabohora, wakongera ugakiza, wakongera ugatabara. Watanga kandi umutima ugushaka. Mbega ko ari iby'igiciro iyo wihereranye n'umuntu ukamuremera umutima ugukunze, ukamuha ubwo buntu bwo kugukunda kuruta ibindi bintu byose, ukamuha ubwo buntu bwo kukugira uwa mbere. Ubwo nibwo ngusaba nanone muri iki gitondo Mwami, wakora ku mitima yacu igakurwaho ibikoha byose umwanzi Satani yabitwikirije. Wakora ku mitima yacu Mwami kugira ngo amaso yacu adashukwa, tugashakira ingorane aho zitari, tugashakira ubutabazi aho butari. Umwanzi Satani akatwiringiza ibihembo bipfuye, maze tukibagirwa ko ari ufite ingorane z'ukuri. Wakora ku mitima yacu Mwami, wahindukiza umutima w'umuhungu uri hano, wahindukiza umutima w'umukobwa uri hano, wahindukiza imitima y'abadukurikiye hirya no hino. Wadukoraho bundi bushya. Ese watwemerera Mwami ukongera ukadukoraho bundi bushya muri iki gitondo? Wadukoraho ukaturyohera kuruta uko iby'isi bituryohera, ukaturyohera kuruta uko amarari y'uyu mubiri aturyohera, ukaturyohera kuruta ibishuko byose umwanzi Satani yashikishije amaso yacu. Wadukoraho Mwami muri iki gitondo, watugirira ubuntu Mwami. Erega nta muntu wakubwira undi, erega nta muntu wakuvuga nk'ukuri, ariko Mwuka Wera wavugana n'imitima yacu. Yesu yasize atubwiye ngo nuza uzongera utubwire ibye, uzongera udusobanure kandi utwibutse ibyo yasize atubwiye. Ngo nuza uzatsinda ab'isi, ubemeza iby'icyaha no gukiranuka nabyo. Mwuka Wera wabikora hagati muri twebwe, waduha ubwo buntu, ubuntu butavugwa, ubuntu butagira akagero. Uhindura umunyabyaha akaba umukiranutsi,
waduha ubwo buntu. Wifuzaga gukiranuka ntabibashe, muri iki gitondo agahabwa imbaraga zo kubibasha. Waduha ubwo buntu bwo kutitiranya ibintu. Ngwino ubane natwe, ngwino ukorane natwe nk'igikoresho gusa, nk'igikoresho gusa. Amakuru y'agakiza ufite uyiteho. Agira agaciro mu bwenge bwawe, agira agaciro mu mutima wawe. Nagira agaciro uzitwara birenze uko Pawulo yitwaye, nta kizagukanga. Yaravuze ngo Umwuka Wera arampamiriza ko mu midugudu yose ingorane n'ibibazo bintegereje, ariko ntacyo bintwaye, ndakomeza umurimo wampamagaye. Reka nawe Satani nakureshya, nagira ibyo agushukisha, umubwire uti ibyo ndabizi, nzi n'ingorane utanga, nzi n'ibiryoshye ujya uha umubiri, nzi n'ibishuko, nzi n'ibihendo bikeya ujya uha abantu, ariko wongera umubwire ko ufite andi makuru y'umurage udasaza, ufite andi makuru wibitseho y'ibyo Kristo yakoze ku musaraba, ukaba utifuza kubitakaza. Haleluya. Reka dusenga Imana. Ubuntu bw'Imana bukubeho, ufate decision yo kugundira aya makuru y'agakiza. Wavutse ubwa kabiri, warababariwe. Reka izo mbabazi Imana yakugiriye kuzikerensa. Niba kandi utarazihabwa, none uyu munsi haracyari ubuntu, haracyari amahirwe, aracyayatanga. Wamusaba imbabazi akakwakira, wamubwira ibyuzuye umutima wawe, yiteguye kubitega amatwi byose uko bingana, atandukanye n'abana b'abantu. Ndakwinginze kugira isengesho ritoya usenga mu mutima wawe, umusaba imbabazi aho utitaye kuri uriya murage udashira, aho ibishira byakwibagije bidashira, umusaba imbabazi. Aho watekereje nka Esawu kavuga uti reka mbibone gusa ibindi nzaba mbimenya, umusaba imbabazi kandi umusaba imbaraga. Tugirira ubuntu Mwami mwiza, tugirira ubuntu Mwami w'abantu, tugirira ubuntu muri iki gitondo, tugirira ubuntu abahungu bawe n'abakobwa bawe. Hari amakuru y'agakiza tutahaye agaciro, ntitwamenye icyo wadukoreye, ntitwamenye ibyo tubikiwe mu ijuru. Kutamenya agaciro bifite byatumye dukunda ibishira kuruta ibidashira. Tugirira ubuntu Mwami muri iki gitondo, tugira ibintu Mwami muri iki gitondo, tugirira ubuntu mukunzi mwiza. Reka tumuzamure amaboko dusubiremo iri sengesho. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagarutse muri iki gitondo, ungirira ubuntu. Ndifuza kugundira uyu murage udasaza, uyu murage udacuyuka, uyu murage udatakaza agaciro. Komeza amaboko yanjye kugira ngo ntabivamo. Ingorane zose n'ibibazo byose umwanzi yanteza bye kuntesha uyu murage. Urakoze ko wanyongeye andi mahirwe kugira ngo nzabane nawe mu ijuru. Ndagushimira ko wampaye kuvuka ubwa kabiri kugira ngo bikureho itegeko ryari rindiho. Uyu munsi ndi icyaremwe gishya, ibyo wangeneye byose ndabisingira. Urakoze Yesu, urakoze Data. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana y'imbabazi n'ubuntu bwinshi, iki gitondo Mwami turagushimira kongeye kutubwira amakuru y'agakiza. Muri wowe turababarirwa, muri wowe ibyaha byacu byose bikurwaho, muri wowe twavutse ubwa kabiri, maze ibyakavukire twarahawe bwa mbere byamburwa agaciro, twarababariwe, turi ibyaremwe bishya. Warakoze Mwami w'abantu. Turagushimira ko twongera n'amahirwe kugira ngo twongere twite kuri uwo murage udasaza, uwo murage udacuyuka,
uwo murage udatakaza agaciro, uwo murage udatakaza valeri. Reka amaso y'abahungu bawe n'abakobwa bawe uduhe kuwurebaho, uduhe kuwubona, kugira ngo twihanganire ibyo ducamo muri none. Ibyiza ntibiduguteshe, ibibi mwami ntibidutesha ku gakiza n'ayo mahirwe. Ingorane n'ibibazo duhurira muri iyi si byo gutuma twibagirwa uriya mudugudu tuzaturamo. Ibibazo y'umubiri, ibiwureshya, ibiwushukashuka byo kutwibagiza uriya murage udasaza. Bidukorere mukunzi mwiza. Hagurutsa abahungu bawe n'abakobwa bawe bafite amakuru yuzuye agakiza, kakandi kazahishurwa ku munsi wa Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igitwongera andi mahirwe. Duhindura abanyabwenge mwami, kugira ngo twe kugurisha umurage wacu wo kuba abana b'imfura. Duhindura abanyabwenge mwami, kugira ngo akamanyu k'umutsima, kugira ngo ibishira bya none, kugira ngo umubabaro w'akanya gatoya we gutuma dutakaza umunezero w'iteka. Urakoze papa. Data, turagushimira ko wabanye natwe muri iki gitondo. Gendana natwe mwami, dusubira mu macumbi yacu. Reka ineza yawe yomatane n'ubuzima bw'abana bawe. Baha imbaraga zo gukora ibyo ushaka muri iki cyumweru cyose. Abantu bareba, abantu badahari, mu mwijima no ku mucyo, uzaduhe gukora ibyo ushaka. Iki cyumweru kizatubera icyumweru cy'umugisha. Ibyo tuzakora byose uzabibe mu mwami. Uzayobora intambwe zacu, uzayobora ibyemezo byacu, uzatugota impande zose nk'uko wasezeranye. Abakora bazagira umugisha mu kazi, abadakora uzabakingura imiryango y'umugisha. Uzabe mu miryango yacu, uzabane n'abo twashakanye, uzabane n'urubyaro rwacu. Uzaduhe kumva ijwi ryawe muri byose. Twongeye kuvuga umugisha mwami ku gihugu cy'u Rwanda. Reka iki gihugu waduhaye kigirirwe neza, abayobozi bacyo bayoborwe nawe, ibyemezo byose bifatirwa abanyarwanda ubibe mu Uwiteka Mana Nyiringabo. Uyobora intambwe n'ubwenge bw'abayobozi bacu, natwe tubyungukiremo. Itorero ryawe urikomeze mu kuri, maze izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze Data, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusabye kandi twizeye, amen. Haleluya. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere murongo wa 3 tugeze ku 9. Hari abantu basoma Bibiliya batari mu materaniro, murahari muzisoma muri mu rugo, Imana ibaho umugisha. Abazisoma bageze hano, haleluya, nawe wagerageje kuko hari n'utayitunze. Hari n'usomerwa umurongo umwe umuvugabutumwa yatwigisha bikagarukiraho. Ariko nongera nkabibutsa ko iki atari igitabo gisanzwe. Iri ni ijambo ry'ubugingo, iri ni ijambo rikiza. Haleluya. Rirarutsa amagambo. Hari abanyabwenge bazi kuvuga neza mu by'ukuri, bakavuga ibintu binoze biri ku murongo, ariko riraruta amagambo abanyabwenge bose bavuga. Iri jambo rijya rikiza umuntu indwara ari nta muntu wamusengeye. Iri jambo rijya ryirukana agahinda mu mutima ari nta byiza bya hano ku isi umuntu yabonye, rikakiza umutima. Haleluya. Iri jambo rijya ritanga ibyiringiro. Iri jambo ritanga gukomera, uko umuntu akumva arashinganye ari nta bya mirenge atunze, ariko akajya yumva ari umukire. Haleluya. Iri jambo ritera kumva ukikijwe n'Imana impande zose, ukajya wumva amaboko y'abantu abonetse Imana ishimwe, atanabonetse ugakomeza mu rugendo. Icyamuka rikunda, icyamuka ritindamo, ubuzima bwawe bugahinduka. Iki si ikinyejana cyo gusomerwa Bibiliya. Iki ni ikinyejana ukwiriye kuyisomera ku giti cyawe. Waragize amahirwe ukaba uzi gusoma, wisomere Bibiliya. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana rizima. Nabonye abadayimoni baritinya. Nabonye umuntu avuga ijambo ry'Imana abadayimoni bakava mu muntu. Haleluya. Bigaragara ko atari amagambo asanzwe. Nabonye umuntu avuga ijambo ry'Imana, umuntu urimo amadayimoni murimo kumusengera akavuga ngo murantwika. Nuvuga ngo amadayimoni azi imbaraga z'iri jambo. Ariko abana b'Imana barakibitse iki gitabo bakigira ikitagezweho. Imana yo mu ijuru dutabare. Haleluya. Ikuremwe mwinyota. Iyo umuntu yagize amahirwe akagira iyo nyota, ujya ugisoma uri wenyine ukitera hejuru. Haleluya. Ukumva uraryohewe nkaho baguhaye amafaranga, dore ko ariyo dukunda.
ariko ugasoma ijambo kumva rigukozeho, kumva rikubwiye uriwe, rikakwibutsa icyo Yesu yakoze n'icyo yagukoreye, ukumva wajya mu kirere cyangwa mukabimenya. Murabimenye abasanzwe babizi umwami Yesu abaho umugisha, babimenye none aha nimugende mushyire mu bikorwa. Haleluya. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere, duhere ku murongo waho wa 3 tugeze ku murongo wa 9. Amagambo tuganiraho aravuga ngo ni amakuru y'agakiza. Amena, niwo mutwe w'ibyo tuganiraho uyu mwanya. Reka dusome kuva ku murongo wa 3. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri, nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri, nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Murongo wa 4, hanyuma tuzabone umurage utabasha kubora. Yemwe abatarasigiye umurage nimuhumure. Haleluya. Ngo tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ariwo namwe mwabikiwe mu ijuru. Murongo wa 5, mwebwe abarindirwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kazahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibigerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Murongo wa 8, uwo Kristo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Amen. Haleluya. Niyo magambo turi bugerageze kuganiriramo tuvuga amakuru y'agakiza kacu. Haleluya. Umurongo wa 3 twahereyeho watubwiye ngo twavutse ubwa kabiri cyangwa se twabyawe ubwa kabiri, kuko yatubyaye ubwa kabiri. Haleluya. Abakijijwe, abakire Kristo barongeye barabyarwa, bavutse ubwa kabiri. Amen. Haleluya. Iyo ikintu gisubiwemo akenshi icyambere gitakaza agaciro, icyakabiri kikaba ari cyo kigira agaciro. Nuvuga ngo iyo basubiyemo itegeko, urugero mu mategeko agize constitution y'u Rwanda, iyo bagize itegeko rivugururwa, uwo munsi ryavuguruwe irisanzwe rigira gute? Riteshwa agaciro, rirekeraho gukora, irishya rigakora. Abavutse ubwa kabiri, oh haleluya, ni ukuvuga ngo kuvuka kwacu kwa mbere kwari kuvukiye mu mubiri bisanzwe, kuvukana n'intege nkeya z'uyu mubiri n'ibyaha na karande n'ingorane zose twarazwe n'abatubanjije cyangwa se n'ababyeyi bacu. Ariko bari muri Kristo Yesu ngo barongeye babyarwa ubwa kabiri. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ibibi nari nararazwe, kuvuka kwanjye kwa kabiri kwabitesheje agaciro. Haleluya. Niyo mpamvu udakwiriye kwicara ngo uvuge ngo ntawe iwacu wateye imbere, ntabwo ukwiriye kwicara ngo uvuge ngo indwara z'iwacu, y'inasima y'iwacu, iwacu nibabyara, iwacu nibashaka, data yashatse abagore benshi, mama yari ikirara, yari umusinzi. Ibibi by'iwanyu niba uri muri Kristo Yesu, haleluya, hari irindi tegeko ryaje kubivuguruza. Haleluya. Niyo mpamvu cyanditswe kiba mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 5:17 hatubwira ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye iki? Icyaremwe gishya. Ngo dore ibyakerewe bigize gute? Biba bishize. Haleluya. Hari ibintu byashize, hari ibintu twakuweho. Amena. Haleluya. Icyamukamenya uwo wagizwe we muri Kristo Yesu. Uriya murongo twasomye wa 3 hatubwira ko abakije twabyawe ubwa kabiri kubw'imbabazi z'Imana. Twabyawe hari impamvu, hakomeje aravuga ngo nukugira ngo tugire ibyiringiro bizima. Nuvuga ngo wowe nanjye abakijijwe twabyawe ubwa kabiri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima. Nta byiringiro bizima twari dufite.
haleluya. Twari dufite ibyiringiro duhabwa n'ibintu baduhaye. Urugero niba iwanyu baraguhaye umunani cyangwa umurage, ibyiringiro byawe n'imbaraga zawe biragarukira kuri ibyo ngibyo. Niba waragize amahirwe ukavuka mu muryango mwiza uzi agaciro ko kwiga, bakagushyira mu ishuri ukiga, ibyiringiro byawe biragarukira ku mashuri ufite. Imana yacu idutabare, haleluya. Ariko twebwe twabyawe ubwa kabiri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima, haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana yakoresheje ijambo rivuga ngo ibyo twiringiye birahamye. Amen, haleluya. Ntabwo ari amagambo, nubwo abantu babyitiranya bakagira ngo ibyanditswe cyangwa uburokore cyangwa agakiza ni ibintu by'amagambo n'igipindi gusa, ariko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ibyo niringiye byize gute, birahamye. Mu yandi magambo bifite fact, bifite proof, bifite evidence, haleluya, bifite ibibihamya ibyo twiringiye, haleluya. Ntabwo umwami w'abami yadusigiye amagambo gutya gusa, oh haleluya. Ndetse ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ubu bwami ntabwo ari ubw'amagambo gusa. Yesu ashimwe cyane, ngo nubwiki nubw'imbaraga. Iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu, icyama tukabimenya, uba winjiye ahandi hantu, uba uhawe amahirwe yo kwikuraho ibya kera byose. Imana yacu itugirira ubuntu, haleluya. Icyama ukakira ibyo byiringiro bizima, ibyiringiro bifite proof. Ikintu cyose cyanditse muri iri jambo Imana yanjye ibasha kugikora, haleluya. Ibasha kugira gute? Kugikora. Niba yaravuze ngo ababarira gukiranirwa kwacu kose, akadukiza n'indwara zacu zose, nuko abasha kugira gute? Kubikora. Icyaha nubwo kadukoresha rya jambo rya ruharwa, ruharwa bamuburiye izina kubera kugira nabi, baragenda bamwita ruharwa kandi koko birajyanye. Nise umuntu wica uruhinja ubwo wamwita umwicanyi? Ni ruharwa. Umuntu planinga kwica akarere kose wamwita umwicanyi? Izina ruharwa riramukwiriye. Narishatse kuvuga ngo icyaha twakora icyo ari cyo cyose, nubwo twaba ruharwa mu maso y'abantu, tugarutse imbere y'Imana n'umutima w'ukuri, Imana yakubabarira ititaye kuri ibyo byose. Tugasigara tukurebera mu mateka, tugasigara tukwita kanaka, ariko warababariwe. Ndetse twagera mu ijuru tugatangazwa no kugusangayo. Oh haleluya. Icyama ugasingira ayo mahirwe uyu munsi, ntuvuge ngo ubuzima bwanjye bwarapfuye, narabwangije, ukakira aya mahirwe data atanga. Ukorera ababarira ibyaha n'abaruharwa akababarira, ni nako akiza indwara zose. Izo siyanse yavuze ngo ntizikira, izo abaganga biteranyije bavuze ngo ntizikira, kwa data, oh haleluya, ubwo yabyanditse abasha no kubishobora, haleluya, oh haleluya. Turimo turavuga amakuru y'agakiza. Abana b'Imana benshi bafite amakuru makeya ku gakiza twahawe, ariko amakuru ufite nuko data abasha kumbabarira ibyaha byanjye byose iyo namusabye imbabazi mu kuri, akaba afite n'ubushobozi bwo kunkiza indwara zanjye zose, haleluya. Uko gukira indwara kandi ntabwo nguhawe vuba aha, yakumpaye ntaravuka, haleluya. Kristo ku musaraba yarakubiswa agira imibyimba kugira ngo abazamwizera bose bazakira indwara zabo zose. Ni wowe rero guhitamo kubyakira cyangwa ukomeza kuvuga ngo ni amagambo y'uriya mugore. Wahitamo haleluya. Urahitamo kubyita iki? Ukuhitamo kubyita niko biri bikubere. Imana yacu itugirire neza. Twabyawe bwa kabiri, twavutse ubwa kabiri, nuko twebwe abo muri Kristo Yesu twahindutse ibyaremwe bishya. Ibyakira bishize, dore byose babihindutse kuba bishya, haleluya. Twavutse ubwa kabiri kugira ngo turemere ibyiringiro bizima, kuko yari asanzwe tudafite ibyiringiro bizima. Twari dufite ibyiringiro bishira, twari dufite ibyiringiro twakwiringira ikintu cyavaho, ibyiringiro byacu bikarangirira aho ngaho. Niyo mpamvu abantu badafite ibyiringiro bizima dukura muri Kristo Yesu, iyo bahuye n'ibibazo by'ubuzima biyanga burundu, akavanga ubuzima burarangiye. Satani yamushuka cyane akamuteza depression, akaba yanakwiyahura. Ariko hari ibyiringiro bizima, haleluya, muri Kristo Yesu. Ikibazo waba ufite uko cyaba kingana kose, hari ibyiringiro bizima muri Kristo. Icyamuka byakira uyu munsi. Icyatumye ubyarwa cyangwa uvuka ubwa kabiri no kugira ngo uhabwe ibyo byiringiro bizima. Tumaze guhabwa ibyiringiro bizima kugira ngo noneho nyuma yaho tuzahabwe umurage. Bavuze ngo ni umurage utabasha kubora, utabasha kwandura, utabasha gucuyuka. Ni umurage udatakaza valeri. Amen, haleluya. Reka duhese icyubahiro, haleluya. Ubutaka bw'u Rwanda ni byiza, bufite agaciro, ariko umuntu ashobora kugusigira ubutaka burimo n'inzu, wenda akabigusigira nko mu mwaka wa 90. Nyuma y'igihe wenda ugasanga aho hantu
urugero hahinduwe igishanga cyangwa se ahantu hatazaturwa, ubwo umurage ntutashikaje agaciro, uragatakaje. Ushobora kuba uri ahantu uyu munsi bagusigiye umurage wenda ku mazu ari ku muhanda, ahantu hari amaduka, ibintu bimeze neza, ejo ibyemezo bikagena ko uwo muhanda wimurwa ukajyanwa ahandi, ayo mazu ntatakaje agaciro. Twarabibonye mu mujyi hari abagize car free zone, amaduka abantu benshi bayimutsemo kubera ko imodoka zitakihaca. Ni ukugira ngo bagabanye kwanduza ikirere n'ibindi bitandukanye, abanyamaguru bagira umudendezo, ariko harimo abantu bagize gute, babihombeye. Umurage udashobora gucuyuka, umurage udashobora gutakaza agaciro. Haleluya! Nuwo tubikiwe muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo amaze kuduha ibyo byiringiro yaduhaye, yatugize abantu bafite umurage. Bibiliya iravuga ngo ni umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa gucuya, twabikiwe mu ijuru. Haleluya! Ikintu gitangaje kandi kigoye kumvikana kuri uyu murage nuko uyu murage utari hano. Ntabwo wavuga ngo ufite parcelle kanaka nimero izi nizi. Nta nubwo wawurangira umuntu ngo umubwire ngo nyewe ufite uburage bunaka hariya mu bwishyura mfiteyo umurage. Ni umurage utabonwa n'amaso, kubera ko utaboneka, kubera ko utari uwaha ngaha, bituma abana b'Imana benshi batawitaho, batanawutegereza. Imana itugirire ubuntu, ikore ku maso yacu kugira ngo tubashe kuwubona. Haleluya! Uyu murage utaboneshwa amaso, kuwubona, kuwutunga bihera hano. Hari umuntu unyumva? Amen. Narimvuze ngo uyu murage udasaza, udacuyuka, utabora, udatakaza agaciro, ntago uboneshwa amaso. Kuko utaboneshwa amaso bituma abana b'Imana benshi bawugurana, bakiyakirira ibiboneshwa amaso. Uyu nguyu utaboneshwa amaso bakawutakaza. Imana yacu dutabare. Haleluya! Nyamara kuwakira no kugumana bihera hano. Ni umurage uri hakurya y'ubu buzima, ariko kuwakira bihera hano. Yohana yaranditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 12 no 13. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 12 13, aravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Umurongo wa 13 aravuga ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Haleluya! Ndashima Imana ko uyu mugabo umukozi w'Imana atigeze abishyira muri future, muri future, ejo hazaza, arimo arabivuga muri present, muri none. Haleluya! Ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibi nta negotiation, ibi nta kubitindaho, nta kuvuga ngo ni mu idini runaka. Oya, niba uri muri believers ukaba udafite uwo mwana, nta bugingo. Murumva bitababaje? Ariko niba uhari cyangwa uri no mu rugo cyangwa uri n'ahandi no muri ndi torero ukaba ufite uwo mwana, ufite ubugingo. Yohana wongera avuga ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo arimo arababwira ati mwebwe mwamaze kumwizera, mwebwe mufite uwo mwana, uriya mugabane udasaza, uriya mugabane utagajuka, uriya mugabane udacuya, udatakaza agaciro, mwamaze kugira gute? Kuhabwa. Haleluya! Ngo nifuza ko mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ese urabufite? Ese urabizi? Haleluya! Urabizi ko ufite umurage mu ijuru, kandi urabizi ko bitangirira ahangaha, kuko ufite uwo mwana ari ugize gute? Ari ufite ubugingo. Haleluya! Kutawubirebesha amaso rero, ubundi ufite umurima hirya aha urawusura, iyo ufite inzu ahandi hantu urayisura ukamenya ngo ndawufite. Uyu murage rero kutawurebesha amaso bituma abana b'Imana benshi babaho nka Esawu. Esawu muramuzi, muvandimwe wa Yakobo. Mwitangira igice cya 25 umurongo wa 27, ndagira ngo tuwarebeho gatoya. Itangira 25 tuhere kuri 27. Haravuga ngo abo bahungu barakura, Esawu aba umuhigi w'umuhanga n'umunyeshyamba. Yakobo we yari umunyamahane make, yabaga mu mahema. Maze Isaka yakundiraga Esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we. Rebeka we yakundaga Yakobo. Aba babyeyi hano ntago babigendaga neza, barobanuraga abana, buri muntu agakunda uwafite mu inyungu.
ngo bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza cyangwa se ashonje, reka tuvuge ngo ashonje. Bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba ashonje, nuvuga ngo Esawu atashye ashonje. Esawu abwira Yakobo ati ndakwinginze ngaburira ku bitukura utetse kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza cyangwa se kuko nshonje. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. Yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi. Esawu aramusubiza ati ubu se ko ngiye gupfa ubwo butware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. Aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe. Imana yacu dutabare. Haleluya. Narimvuze ngo kubera ko uriya mugabane dufite mu ijuru, uriya murage udasaza udacuyuka kuko utarebeshwa amaso, bituma abana b'Imana benshi babaho nkande nka Esawu. Haleluya. Esawu yaraje ngo ashonje, mwene se amutega agatego, amutega umutego. Esawu aravuga ngo none se kuba umwana w'imfura bimariye iki ko n'ubundi ngiye kwicwa n'inzara? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abana b'Imana benshi batareba kuri uriya murage udasaza wo kuzabana n'Imana mu ijuru. Iyo ikibazo n'ingorane bimuhize muri ubu buzima, iyo ahuye n'ibimuca imbere ariko birimo bimuganisha mu nzira itari yo kubaha Imana, asubiza nk'uko Esawu yashubije, akavuga ati se n'ubundi kw'inzara inyishe kuzabana n'Imana mu ijuru bimariye iki? Haleluya. Niba ari amafaranga y'abandi akayarya, niba ari umusambanyi mu mushyizwe imbere kugira ngo yishyurirwe inzu akabukora, reka ne kuvuga n'ibyo bihembo byinshi, niba ari uburyohe bw'uyu mubiri gusa kuko nabyo bibaho. Haleluya. Ntacyo bari buguhe ariko ugiye kugira plaisir mu mubiri wawe, guhemba irari ryawe cyangwa se kurigaburira. Abana b'Imana kubwo kutareba uriya murage, navuze ngo ni umurage utaboneshwa amaso. Haleluya. Ni umurage umuntu atabasha gusura ngo yongere agaruka zangaha tubwire ngo mvuye kuwusura. Ni umurage ariko kandi umenywa n'abafite Kristo muzima muri bo. Haleluya. Ariko abana b'Imana benshi babayeho nka Esawu, baravuga ngo bimariye iki gukomeza gukiranuka kandi hari akantu nakora bigacamo. Esawu yakemuye ikibazo cy'inzara yako kanya ariko atakaza ubutware bwe mu buryo bwa burundu. Muranyumva nshuti z'Imana? Hari umuntu unyumva? Hari umuntu wakomera kuri uwo murage udasaza? Hari umuntu wakomera kuri ubwo buzima bwe kuzabana n'Imana mu ijuru? Hari umuntu wakwirengagiza inzara yo muri iyi si, irari ry'uyu mubiri n'ibindi byose umwanzi Satani akoresha kugira ngo bitujyane kure y'Imana? Hari umuntu wabyima agaciro agahitamo kugundira umurage Imana yamuhaye? Icyama nosubize nka Esawu. Haleluya. Iyo uganire n'abana b'Imana bamwe b'abanyakuri, baba ari abanyakuri, arakubwira ati narasambanye kubera ko nakennye. Urumva Satani umunyakuri? Ni umunyakuri kuko byibuze abo yavugishije ukuri. Ari ukubwira ati ni ukuri mva Imana yo mu ijuru areba. Hari igihe rero wihurira n'abanyakuri ariko batazi agaciro k'uyu murage udasaza, akubwira ati cyanteye gusambana nuko nari nkennye, nabuze amafaranga y'inzu ndasambana. Wabuze amafaranga y'inzu urasambana? Nabuze minerivare, nabuze amanota, nsambana na mwarimu. Amaki? Amanota. Ushobora no kuyabona n'akazi kakabura. Tekereza amanota n'ibindi namwe muzi, bigatuma dutakaza iki? Umurage w'ukuri kuko utaboneshwa amaso. Uyu murage Esawu yari afite ntiyawurebeshaga amaso muri ako kanya. Ikibazo yari afite cyari cy'inzara ako kanya. Azira isupu y'ibishyimbo, akamanyu k'umutsima, irari ry'akanya gato. Eka mbivuge kuko nicyo cyaha kimaze isi. Mu busambanyi cyangwa mu kuryamana kw'abagore n'abagabo cyangwa abasore n'inkumi, abaryamana bari bo bose, plaisir y'amasegonda y'iminota ikakubuza umurage udashira udasaza. Nuvuga ngo Esawu iyo yihangana gato akihanganira inzara agateka umuhigo we kuko yaravuye guhiga, niyo yari kuba yawubuze bwari gucya mu gitondo agafata, ariko ntiyari gutakaza umurage w'umwana w'imfura. Imana yo mu ijuru dutabare, umenye amakuru y'agakiza. Oh haleluya. Umenye ko tubikiye umugabane udasaza. Icyo kintu umuntu agura muri ako kanya, mu kanya kirashira. Esawu yashize inzara ariko sesi riko ku mugoroba yari yongeye gusonza. Niko bimeze. Uyu mubiri wakubwira ati nezerwa, none uyu ni umunezero finale, mu kandi kanya urongera gusonza, urongera kubikenera. Niba uryamanye n'umugabo iri joro akakwishyurira inzu, tuvuga mese ko yakwishyura n'umwaka, ariko ubundi abo bagabo bishyura umwaka babaho.
tuvuge ko babaho, ariko se nyuma y'umwaka ese Kristo agarutse hagati aho ngaho, nshuti z'Imana, hari umurage udashira. Haleluya. Hari umurage udasaza, udatangwa n'abantu, tubonera muri Kristo gusa. Icyamu kamenya amakuru y'agakiza. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Dukomeje hariya ku murongo wa 5 haravuga ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kitegurwa kazahishurwa mu gihe cy'imperuka. Haleluya. Kubijyanye n'uriya mugabane udasaza, uriya murage udacuya, hari ibintu byinshi bigihishwe kuri wo bituma habaho impaka nyinshi muri urugendo rw'agakiza. Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Mwebwe barindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguye kazahishurwa mu gihe cy'imperuka. Icyama umwami Imana akagutiza amaso uyu munsi ukagira andi makuru umenya ku gakiza naho tugana twebwe bamaze gukizwa. Haleluya. Hari ibindi bizahishurwa ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Hari ibyo tutazi uyu munsi, ariko hari bikeya twamenye. Oh, haleluya. Twamenye neza ko hari umunezero udashira, twamenye ko hari yo guhanagurwa amarira, twamenye ko hari yo kuzabana n'Imana mu buryo buhoraho, kandi twamenye ko batazajya hariya nta hantu hagati na hagati baremewe. Narimvuze ngo nta hantu hagati na hagati baremewe, ngo byibuze ntujye mu muriro, ntujye no mu ijuru, ubura ahantu hagati aho. Nta hagize gute? Ntaho. Nta hagize gute? Ntahari. Nta hantu hagati na hagati ngo bavuge ngo uyu ntiyari umunyabyaha cyane, ntiyari n'umukristo cyane, reka tumushyira ahangaha. Ntahaha. Hitamo. Haleluya. Hitamo guhagarara muri Kristo neza. Rero kuko hari ibintu bizahishurwa ku bw'aka gakiza, hari bizahishurwa ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu iyo tuvuga iby'agakiza bamwe babyita ubusazi, abandi bakabyita igipindi cy'abarokore, abandi bakavuga ati buriya n'amafaranga bashaka, buriya hari abazungu, buriya hari abasponsor, buriya hari abantu bazamuzanira amafaranga tutazi. Kuko hari ibintu byinshi bigishwa amaso y'abantu, ariko reka amakuru make wamenye y'agakiza nayo yagundire. Haleluya. Kuko ndahamya neza ko ayuzi batakongeho n'ayandi, uyakurikije twazabana n'Imana mu ijuru. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Aba bantu rero bakijijwe ngo barindwa n'imbaraga z'Imana, ngo mwebwe barindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Haleluya. Kubwo kwizera Kristo. Ntago ndindwa n'abasekirite gusa ngo bigarukira nga, ndindwa n'imbaraga z'Imana. Urindwa n'imbaraga z'Imana. Aba bantu data barwanaho kugira ngo bazagere muri kiriya gihugu. Haleluya. Abarindisha imbaraga ze, abagota impande n'impande. Niba hari ikintu gifite agaciro mu bwami bw'Imana, no gukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Isi ishobora kutabyakrama, kutabikomera amashyi, isi ishobora kutabiha agaciro, abo mu bana bashobora kutabiha agaciro, ariko niba hari ikintu kinyegenyeza intebe y'Imana. Haleluya. Ni umuntu wiyima ibyaha kandi yarabafitiye uburenganzira. Ngo abo ngabo rero barindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Barindirwa iki? Barindwa bategerejwe kagakiza kiteguye kazahishurwa mu gihe cy'imperuka. Iyo uteye intambwe ugana mu by'Imana ishaka, Imana yemeza kukurindisha imbaraga zayo ngo irebe ko muzagerana ku iherezo ry'urugendo amahoro. Icyama muri iki gitondo gafata icyemezo. Haleluya. Icyama muri iki gitondo gafata icyemezo cyo kugendana n'Imana yawe neza. Ayo mahirwe twese twarayahawe. Ayo mahirwe twese twarayahawe. Ntago yahawe bamwe. Imana yacu tugire neza. Aba bantu kandi, haleluya, babihishuriweho gatoya, kuko nko nari mvuze imigambi y'Imana ni migari. Hari ibintu bimwe tuzasanga mu ijuru uyu munsi tutari twamenye. Kuko tubimenye nukuri twareka no kuryama. Tubimenye twasiganwa, twabana n'Imana dusiganwa, twihuta. Ntago batwingingira gusenga, ntibatwingingira gukiranuka, ntibatwingingira gutanga, ntibatwingingira ikintu na kimwe twongeweho andi makuru. Imana yacu dutabare. Haleluya. Gatoya twahishuriwe, abahishuriweho gatoya hari ikintu kibabaho. Ku murongo wa 6 ngo nicyo gituma mwishima nubwo hari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa nibibagerageza byinshi. Abafite amakuru y'uriya murage udasaza. Haleluya. Bafite ibyishimo ngo nyamara bari bakwiye kuba mu gihe cy'umubabaro. Bafite ibibagerageza byinshi ariko ibyishimo byabo ntibikorwaho kubera amakuru bafite. Reka mbabwire inshuti z'Imana. Haleluya. Iyo umuntu ufite ubushobozi akwandikiye SMS cyangwa se agutelefonnye akubwira ngo nzagukorera iki niki,
nzakwishyurira n'ibiki dukundara, nzakwishyurira iki, ibiki mukunda nzakwishyurira itike y'indege ujye gutembera Hawaii. Nanjye ngiye kure da, reka tujye Dubai n'abanyarwanda benshi bajya nzakwishyurira itike y'indege ujya ahantu hanaha, akaguha ayo makuru. Itike ntarayigura, ni umuntu ashobora kuryama agapfa, ni umuntu ashobora guhomba ya mafaranga yari yakwemerera ntayabone, ashobora kugira icyago kimutunguye, ashobora kurwara ya mafaranga yari yagusezeranyije akayajyana mu bitaro. Ni umuntu. Ariko uzarebe umuntu yagupromisinze, umuntu yaguhaye promesse y'ikintu cyiza azagukorera, utangira kuryoherwa nacyo kitarahaba. Namwe bibabaho cyangwa ngiye mfite guhinda kwinshi bibabaho namwe? Iyo umuntu yakubwiye amakuru y'icyiza azagukorera utangira kuryoherwa nacyo. Haleluya. Kugira amakuru yuriya murage udasaza udaciyuka, haleluya, birema ibyishimo mu mitima y'abantu bafite ayo makuru y'agakiza. Impamvu abana b'Imana bataryohewe muri uru rugendo nuko batagenda bagwiza amakuru y'ibyo bazi kugakiza. Cyangwa kanyumva? Haleluya. Ngo nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gitoya mubabazwa nibibagerageza byinshi. Iyo Bibiliya ivuze ngo kumara igihe gitoya mubabazwa, iki gihe tumara hano ku isi ijuru rikita gitoya. Oh haleluya. Ushobora kwibwira ngo imyaka 30 y'umubabaro, ngo imyaka 30 y'agahinda, ngo ndi imfubyi, ngo meze gute. Ijuru riyita mike, kubera ko impamvu riyita imyaka mikeya rirabigeranya n'umunezero w'iteka tuzahabwa mu ijuru. Haleluya. Reka ayo makuru y'umurage ubikiwe uyakire nkaho umuntu usanzwe yaba yaragupromisinze kuzakugira neza. Amena. Haleluya. Iyo ushomereye igihe kirekire umuntu akavuga ati mu kwezi gutaha nzaguha akazi, utangira kubaho nk'ako ugafite, utangira kumva akazi gahari. Dufite amakuru yo mu rugo. Haleluya. Umurage udasaza aho tuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Ibyo ngibyo biduha ibyishimo bidashira n'amahoro atemba nk'uruzi. Kutayagira rero bitumye abana b'Imana benshi bagurisha umurage wabo ku bintu bishira bya kukanya. Ese wakwemera ukamenya amakuru y'icyo gihugu? Haleluya. Iyo twitegereje abakozi b'Imana muri Bibiliya, reka tuvuge gatoya kuri Paulo. Ibyakozwe ni 20:23 kugeza kuri 25. Yari afite mwene ibi byishimo kuko yari afite amakuru yuriya murage udasaza. Ibyakozwe ni 20:23 kugeza kuri 25. Aravuga ngo keretse yuko umwuka wera ampamiriza mu midugudu yose, keretse yuko umwuka wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo. Muranyumva? Keretse yuko umwuka wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri nge, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. None dore nzi yuko mutazongera kumbona aho nanyuzemo mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Paulo yaje kugaruka hano muri Efeso, ariko arimo avuga amagambo, arimo arababwira azi ko atazabagarukaho, azi ko agiye kugira gute? Gupfa. Yesu ashimwe. Haleluya. Umutima uzi neza kwa kaga n'ingorane bimutegereje mu midugudu yose azajya kubwirizamo ubutumwa bwiza. Ariko uyu mugabo, haleluya, ufite amakuru y'uriya murwa, afite ibyishimo, afite umunezero udakamurwa n'inkoni n'ingoyi zimutegereje azajya kuvuga ubutumwa bwiza. Nshuti z'Imana, aba bantu tuzicara ku ntebe zimwe mu ijuru? Ariko murahari? Muranyumva? Tuzicara ku ntebe zimwe? Umuntu wahawe amakuru kw'ingorane zimutegereje n'imibabaro bimutegereje, ariko avuga ati ntacyo bintwaye, icyo ngomba gukora ni ukurangiza umurimo kuvuga ubutumwa bwiza nawe na Kristo. Tekereza ibintu tugambura tugahita tubireka kuko twamenye ibibazo, utubazo nako ni utubazo, kuko ahangaho hari mu rupfu, ariko we nta rupfu ruba rurimo. Kaba ari akantu just karaho kababaza amarangamutima yawe, ukarira nk'ijoro rimwe ubuzima bugakomeza. Haleluya. Ariko kugira amakuru y'umurage udasaza ngo bituma twishima iteka. Amen. Aravuga ngo nubwo nzi ko mutazongera kumbona muri mwebwe mwese amatoro nagiye nyuramo, ariko nzakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Umwami. Ntacyo bimutwaye, akomeje urugendo. Nanone yarongera avuga mu Filipi igice cya 3 umurongo wa 10 n'uwa 11. Rwandiko yandikiye toro ry'Filipi igice cya 3 umurongo wa 10 n'uwa 11, ngo kugira ngo mumenye, amenye Kristo, menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya ashushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Paulo azaho agana
Haleluya. Azi ko hari igitondo cy'umuzuko, azi ko hari ingororano zimutegereje. Aravuga ngo nifuza kongera kumumenya. Ahanga hejuru yaho gatoya ni handi bavanga ibyanindamu byanjye byamindukiye igihombo. Murumva nshuti z'Imana. Aravuga ngo kugira ngo mumenye, menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya ashushanywa no gupfa kwe. Ese hari umukristo wa none wavuga aya magambo? Urahari? Hari umuntu wifuza gufatanya imibabaro na Kristo? Twifuza gufatanya ibyiza, atwigirire neza yo kabyara, atwitabarire, atwikirize. Ariko ibyo gufatanya imibabaro, gufatanya imibabaro ni iki? No kwemera kugira ibyo ureka kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, no kwemera kwiyima ibyaha kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Haleluya. No kudahagarara nguvuga ngo bazavuga iki, bizagenda bite, ugakora iki Imana igushakaho, ugakomeza ibyo gukiranuka. Haleluya. Gukiranuka bivuna uyu mubiri, uyu mubiri uwo wawe n'uyu wanjye, gukiranuka birawugora. Oh haleluya. Ariko Pawulo arakomeje urugendo, aravuga ngo ndifuza kumumenya, menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Nuvuga ngo menye uburyo yazutse mu bapfuye, ariko kandi no gufatanya imibabaro ye ntacyo bintwaye. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo hano ingere ku muzuko w'abapfuye, nuvuga ngo kubera kugira amakuru menshi y'ibyagakiza, kubera kugira amakuru y'uriya mugabane, uriya murage wo mu ijuru udasaza udacuya, iby'urupfu rw'uyu mubiri ntacyo bimubwiye. Imana yacu dutabare. Oh haleluya. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Tumwinginga twambika izo mbaraga nshuti z'Imana. Nanone rero ngiye abwira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri yamwandikiye, igice cya 2:3. Rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo, igice cya 2:3. Aramubwira ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Paulo ntago yari intumwa ibwira umwana we mu mwuka Timoteyo imusaba gukora ibyo wadakora. Muranyumva nshuti z'Imana? Muranyumva? Ntago yari imusaba Timoteyo gukora ibyo we adakora, yari imamubwira kumera nkuko we ameze. Aramubwira ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro. Mu yandi magambo Timoteyo we, ngewe Paulo nihanganira imibabaro myinshi, na n'uyu munsi ndacyayihanganira. None mwana wanjye Timoteyo, ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, ntuzabivemo kuko wababajwe, ngo nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Haleluya. Ndashima Imana ko yakoresheje aya magambo, kubera ko igisivile kizana ubutesi, kituzanamo ubutesi bwinshi. Ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Haleluya. Nta muntu n'umwe wakwihanganira imibabaro mu buryo buhoraho adafite amakuru y'umurwa. Haleluya. Adafite amakuru y'uyu mugabane, y'uyu murage udasaza. Ababasha kwihanganira imibabaro, ababasha kwihanganira ibibahinyuza bibajyana kure y'Imana, bagasohokamo barabagirana nk'izahabu. Haleluya. N'abafite amakuru ya kiriya gihugu. Imana yacu tugire neza. Amen. Oh haleluya. Umurongo wa 7, ibyo byiringiro byawe uko kwiringira twari tumaze kuvuga. Haleluya. Uzageragezwa, ibyiringiro byawe bizagira gute? Bizapimwa. Ku murongo wa 7 haravuga ngo kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro. Mu busanzwe tujya tuvuga ko izahabu idashira, ndetse hari n'abantu bafite ubutunzi bwigiye imbere ho gatoya bakubwira ati amafaranga ubutunzi bubikwa mu izahabu, kuko izahabu ntisaza, ntigira gute, ishobora kudasaza, ariko umwuzure uduteye se wagaruka ukayisanga. Imana yatugirira ubuntu. Ngo kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uko kuri, hanyuma amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro we Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Haleluya. Aya makuru y'agakiza, bya byiringiro bifatika, kumenya ko hari umurage udasaza udacuyuka, ibyo byose kubimenya, hari umunsi, hari iminsi, hari amezi, hari imyaka byongera bikagira gute? Bigapimwa.
Bibiliya yatubwiye ngo niba izahabu yo ishira bayigerageresha umuriro. Mu yandi magambo kwizera kwawe nawe kuzacishwa hehe? Mu muriro. Birabishye byo nanjye byambihira, ariko byatubihira byagira kwizera kwawe kuzageragereshwa umuriro. Uyu mugabo w'Imana twakomeje kuvuga Paulo yari intumwa nziza. Kristo yari yaramwiriyeretse, bari barakoranye imirimo itangaje, ariko kumenya ko agendanye n'Imana neza byarageragejwe. Nibaza ko arimo abwira aya magambo Timoteyo ambwira ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, nuko hari imibabaro myinshi yari ikomereye ubuzima bwe. Kwizera kwe n'imbaraga z'Imana byari birimo gupimwa. Mana yacu dutabare. Haleluya, haleluya. Yohana umubatiza wabatije Kristo mu mazi, mwuka w'Imana akamanuka agahamya akavuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Yohana watigutse akavuga ngo uhagaze muri mwebwe hagatsemo umuntu mutari mwamenya, harimo umugabo mutaramenya, ngo rwose sinari nkwiriye no gupfundura agashumi k'inkweto ze. Yohana yarazi Yesu wari we, ariko igitondo kimwe kwa kwizera kwe nako gucishwa hehe? Mu muriro. Arangije aravuga ngo ese ni we cyangwa dutegereze undi? Nshuti y'Imana, niba Kristo ataragaruka, kwizera kwawe kuzageragezwa. Haleluya. Ariko ndakwinginga ngo uzasohoke umeze nk'izahabu. Ikizatuma kwizera kwawe kugeragezwa bagasanga ari ukukuri, nuko uzaba wibitse amakuru ashyitse y'uriya murage udasaza udacuyuka. Haleluya. Abantu badashobora kukunyaga. Umwami Yesu abagire neza. Icyamukagwiza amakuru y'agakiza, ukamenya ko igihe Kristo yitanga ku musaraba ku bwawe hari ibintu byinshi yakoze. Wavutse ubwa kabiri. Haleluya. Ibya kera byari bishize, ariko uwo munsi ntabwo wapfuye ngo ujye mu ijuru. Uracyafite imyaka hano ku isi. Iyo myaka hano ku isi urayitwara mute? Urayikoresha iki? Akamanyu k'umutima tu kagutesha ingorano zidashira. Isupu y'ibishyimbo nk'iyo bahaye Esawu, umuntu abura no kuzira n'inyamara. Isupu y'ibishyimbo. Avuga ngo n'ubundi ko nishwe n'inzara bimariye iki? Abana b'Imana benshi, batari bose, kuko harimo abarinze agakiza kabo cyangwa kaba muri abo ngabo. Haleluya. Barahari bafite amakuru ya wa murage udasaza, bahisemo kurindisha agakiza kabo. Ariko hari abandi benshi mu mitima yabo hameze nka Esawu, iyo hagize ikibapimaho gatoya bahita babirambika, akemera akarya ibya none, ijoro rikurikira atazi uko bizagenda. Dufite umurage. Haleluya. Tudahawe n'abadata. Dufite umurage tudahabwa n'amafaranga. Dufite umurage tudahabwa n'amashuri. Dufite umurage tudahabwa n'ikimenyane. Ikimenyane gishobora kuguhesha ibintu bifatika, ariko dufite umurage tubikiwe mu bwami bw'Imana. Haleluya. Abafite Kristo mu buzima bwabo nibo bazawuhabwa. Abo kwizera kwabo kwageragejwe kugacishwa mu muriro w'ibibazo, bagakomeza kwihangana, bakagundira Kristo. Umva nunageragezwa, nunababazwa, uzarire wikomeza kuri Kristo. Sibyo? Uvuga uti ndababaye we, ndahemukiwe we, ndashonje we, nambaye ubusa we, n'ibindi bijya bibabaza abantu, ariko Kristo sindi bumurekure. Ibyo asaba sindi bureke kubikora, ko niko kubabazwa gukwiriye. Ariko niba ubabazwa, wa murage warahabwa iturekura. Imana yo mu ijuru tugirira ubuntu. Toro ry'Imana reka duhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Imana yo mu ijuru kugirira ubuntu.